ngo haye ikaze nanone wowe ukomeje gukurikira Isaniro Empire mu makuru agiye atandukanye akomeje gucicikana hirya no hino. Gusa ku munsi w'ejo hashize rero nibwo hakomeje kugaragaza inkuru yakomeje kugaragaza ko sosiyete imaze kwangirika, ko sosiyete rwose imaze kwangirika, aho umwana wo muri 2006 aho umusore rwose yivuyemo ikintu cyo gufata mugenzi we akaba yamuvutsa ubuzima akamwica, akaba yarishe rero umwana ukiri muto wo mu 2007, umwana w'umukobwa ufite imyaka 19 wigaga muri segonderi mu mwaka wa 6, aho umukobwa n'umusore ku munsi w'ejo aribwo hamenyekanye inkuru yuko bombi basanzwe muri ghetto bapfuye. Akaba ari inkuru rero yakomeje kuvuga ko uyu mukobwa witwa Samantha we yaje kwicwa n'umusore. Uyu musore rero nawe nyuma yo kubona amaze kwica uyu mukobwa, Samantha akaza kubona ko nta buhungiro cyangwa se nta handi hantu ari bucikire, nawe akaza kwiyahura. Bombi rero bakaba barasanzwe bapfiriye muri ghetto, gusa umusore ukaba byaragaragaye ko we yari yiyahuye kuko bamusanze muri supanete ubwo yari yishyize mu kagozi. Rero bikaba byarakomeje nanone kuvuga ko ngo aba bombi hari ibyo batumvikanyeho. Uyu mukobwa yari mu rugo cyangwa se yari mu nzu uyu musore wigaga itumba yabagamo. Uyu mukobwa rero Samantha waje gupfa, akaba ari umwana wa 6 mu bana 9, akaba atuye mu karere ka Musanze, ndetse kandi akaba asigiye papa we umubyara agahinda kuri ubu ngubu. Dore ko uyu mukobwa Samantha yagiraga papa we gusa, nta nyina umubyara yari agifite, aho yabanaga na papa we gusa. Samantha rero akaba yigaga mu mwaka wa 6 wa segonderi, akaba yari yaraje muri stage mu mujyi wa Kigali avuye iwabo cyangwa se avuye aho yigaga. Ubwo yari muri stage, muri iki gihe abanyeshuri baba bari muri stage, maze rero akaza kujya gusura uyu musore sheri we i Musanze, nanone avuye inaha i Kigali cyangwa se asize stage nka bimwe bisanzwe by'abasore ndetse cyangwa se by'abakundana bajya gusurana. Gusa kandi amakuru akomeza kuvuga ko uyu mukobwa iwabo bari baramubujije kuba yakundana n'umusore, dore ko bose ari abo mu karere ka Musanze, aho uyu musore we yigaga muri kaminuza aho yigaga itumba. Uyu mukobwa rero akaba ariwe yaje kumusanga aho uyu musore yari acumbitse, bananirwa kumvikana ibyo bagombaga kumvikana. Uyu musore akaza guhitamo kuba yakica umukobwa, yamara kwica uyu mukobwa nanone akaza nawe kwiyahura, abonye ko ntaho yacikira cyangwa abonye ko nta kundi kuntu yabigenza. Benshi bakomeje kuvuga bati rwose uyu musore ni ikigwari, gute afata umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu akaza kumwica ndetse nawe akiyahura. Ati rwose uyu musore ni ikigwari rwose, ntago ahubwo twumva naho ubwenge yabukuraga bwo kuba yari ari mu mashuri ari kwiga, dore ko yari ari kwiga muri kaminuza aho yari ari kwiga itumba. Uyu mukobwa rero akaba yakomeje gutera intimba abantu benshi, barimo n'umubyeyi we umubyara ariwe papa we afite gusa, dore ko kandi yari n'umwana wa 6 mu bana 9. Uyu mubyeyi rero w'umupapa kuri ubu ngubu akaba afite agahinda atewe no kubura umwana we w'umukobwa wapfuye ubwo yajyaga gusura umusore cyangwa se sheri we bakundanaga, maze mu kunanirwa kumvikana ibyo bari bafite kumvikana, sheri we akaza kuba yamwica. Kumwica nawe uyu musore nawe akaza kwiyahura. Rero akaba ari inkuru yakomeje gucicikana hirya no hino ejo ku munsi w'ejo, ndetse akaba ari inkuru yashenguye benshi. Bamwe banavuga bati uyu musore, mbega umusore w'ikigwari gute yakora ibintu nk'ibi akavutsa ubuzima umwana w'umukobwa ukiri muto w'imyaka 19, dore ko uyu mukobwa Ingabire Samantha yavutse mu mwaka wa 2007, yari akiri muto cyane, nabwo yari ari gusoza amashuri yisumbuye, yari mu mwaka wa 6. Akaba yari yaraje muri stage Kigali, bimwe ababyeyi bohereza abana babo muri stage cyangwa se kwiga, ugasanga bigiriye mu bindi bikorwa bitandukanye, ababyeyi bazi ko abana babo bagiye kwiga. Akaba rero n'uyu mukobwa Ingabire Samantha witabye Imana yishwe ngo n'uwari umukunzi we, nawe akaba ariko byamugendekeye, mu gihe iwabo bari bazi ko bohereje umwana muri stage cyangwa se bohereje umwana ngo ajye gushaka ubumenyi, yagerayo nawe akaza kujya kwisurira umukunzi we. Gusa nk'uko byanagaragaye ko nta muntu muzima cyangwa se nta mukunzi wakwifuriza ibintu nk'ibi nk'ibyo uyu musore yaje gukorera uyu mukobwa Ingabire Samantha, akaba yamwica ngo bitewe n'uko ngo hari ibyo batumvikanagaho. Nyuma abonye rero amaze kwica uyu mukobwa, akaza kuba yaranasize ubutumwa, akifashisha telefoni y'umukobwa akaza kohereza ubutumwa iwabo w'umukobwa, akababwira aho basanga umurambo w'umukobwa, nawe akaza guhitamo kwiyahura abonye ntaho yabihungira. Bikaba bikomeje nanone gukwirakwira hirya no hino muri sosiyete, bavuga ko sosiyete yanduye, bavuga ko nta kuntu umwana w'umusore nawe yakifata agakora igikorwa nk'iki ngiki cy'ubugwari cyo kuvutsa mugenzi we ubuzima, cyo kuba yakica mugenzi we, ngo nuko ngo hari ibyo batumvikanye. Reka ngushimire wowe ukomeje gukurikira Isaniro Empire mu makuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino. Bantu mushaka kubaka mu mpeshyi y'uyu mwaka,
ndagira ngo mbabwire ko igihe cya nyacyo cyo gusaba impushya zo kubaka ari uyu munsi. Nimugane rero iSolution Limited babafashe, abarahita babakorera design zigendanye n'imishinga mushaka gukora, ubundi babashakira impushya zo kubaka hanyuma bazabubakire. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0781864038 cyangwa ubandikire kuri email ariyo isolutionkigali@gmail.com. iSolution Limited ntitugira amanyanga.